Amahano akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ni mu gihe Kwizera Olivier w'imyaka 20 yasambanyije umwana ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona. Ni mu gihe Kwizera Olivier yasambanyije uyu mwana amusanze mu rugo iwabo. Ni mu gihe uyu mwana yabanaga n'umukecuru w'imyaka 81 y'amavuko. Ni mu gihe Kwizera Olivier yaragiye mu rugo rwabo birangira amufashe ku ngufu aramusambanya aramukomeretsa. Muri rusange abaturage bari bari aho hafi baje gutabara mu maguru mashyashya. Ni mu gihe uyu muntu ubana n'ubumuga bwo kutavuga no kutumva iwe ikintu cyatumye bamutabara muri rusange. Umukecuru wiwe yaturutse hariya yumva bari muri yagapfe umukecuru warangije avuza induru muri rusange. Nibwo gutabara rero Kwizera Olivier ubugenzacyaha RIB bwamutaye muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umwangavu muri rusange. Iyi rero ari incamake y'amakuru, reka turambure amakuru mu buryo burambuye kugira ngo mwumve imva n'imvano. Ese kubera icyo uno musore yafashe uno mwana w'umukobwa ku ngufu? Ese kubera icyo yahisemo gufata umwana ubana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga muri rusange? Ni ukubera iki yafashe umwanzuro wo kumufata ku ngufu? Ese uyu Kwizera Olivier we ni umwana cyangwa se umwana? Kwizera Olivier afite imyaka 20, ni ukuvuga ngo itegeko riramugonga, yemeye gufungwa mu gihe yakoze icyaha. Reka dutangire n'inkuru yacu y'uno munsi. Subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ya buri munsi. Kwizera Olivier w'imyaka 20 y'amavuko mu mudugudu wa Ruhimbi, akagari ka Gatare, umurenge wa Ruhango, akarere ka Rutsiro, afungiwe kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Ruhango akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva no kutabona muri rusange. Bivuga ko yamusambanyije uwo mwangavu wamusanze mu rugo aho abana na nyirakuru w'imyaka 81 n'undi mwana wo mu mudugudu wa Ruhimbi baturanyemo. Muri rusange ndashaka kubasobanurira bino bintu kugira ngo mubyumve neza, mutaza kugira ngo nababeshye cyangwa mutaza kugira ngo ibintu ndi kubabwira ntago bihagazeho n'amaguru abiri. Kwizera Olivier yasanze uno mwana mu rugo muri rusange, bari inshuti kubera ko yarazi guca amarenga muri rusange. Mu buzima busanzwe twaganiriye n'abaturage batubwira ngo bari inshuti, banagendanaga. Uyu Kwizera Olivier yarazi guca amarenga, bahanaga sinyari n'uno mukobwa, bavuganaga mu buzima busanzwe. Ni mu gihe rero uyu mukobwa yamuhakaniye ko batakora imibonano mpuzabitsina, birangira Kwizera Olivier akoze imibonano mpuzabitsina ku gahato, uwo mukobwa atabishaka. Ni mu gihe uno mwana w'umwangavu yari afite imyaka hafi 16 y'amavuko muri rusange. Ni mu gihe uno mwana ntabwo yari yujuje imyaka y'ubukure muri rusange. No yaba yujuje imyaka y'ubukure, ntabwo gufata ku ngufu n'icyaha gihanwa n'amategeko. Ingingo ihana gusambanya umwana utujuje ubukure imyaka 30. Mu gihe umwana yakomeretse cyangwa byamugizeho ingaruka nyinshi, bishobora no kugenda bikagera ku gihano cya burundu muri rusange. Ni mu gihe rero aya makosa mutazayakora. Muri rusange itegeko rirahari rirabagonga kandi mugomba gukurikiza amategeko muri rusange. Iyi rero yari incamake y'amakuru. Nanone ni ukuvuga ngo ziba ari incamake, amakuru arambuye tujya kuri Kidasamura Movie tukarebaho. Turagaruka nanone hano mu mujyi wa Kigali, aho mu karere ka Nyarugenge, aho umugore yamize avoka muri rusange. Ni ukuvuga ngo iyi avoka yari irimo ibintu byitwa uburozi. Hari uburozi basigaye batera muri voka muri rusange. Hari uburozi bafata bagashyira mu rushinge, bagafata urushinge bagacomeka muri voka. Uyu mugore yamize voka, arangije nayo iramumira. Nimvuga ngo yamize voka nayo irangije iramumira, wumve ngo voka yamwishe cyangwa voka yamwice muri rusange. Mu gihe no voka yari irimo uburozi muri rusange. Ariko ibi ngibi ntago ari byo biri kutugenza mu nama nyamukuru cyangwa mwa kino kiganiro turimo muri rusange. Ndaza kugaruka ku ngingo zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali, ariko ikintu ngiye kubasaba no gukora subscribe koko ibindi byose kugira ngo tugaruke mu makuru yacu arambuye. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie, kora subscribe kuri Kidasamura Movie TV Rwanda.
kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro cyangwa ry'ibyegeranyo bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe Kidasamura Movie ari ihuriro cyangwa ari ishami rishamikiyeho amakuru yo mu Rwanda cyangwa yo mu mahanga. Ni mu gihe Kidasamura Movie aba ararikira kubahereza ibintu byiza cyane, namwe mugakora subscribe kugira ngo mujye mubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe ubuzima buzira umuze.